Nyuma yo kunywa inzoga nyinshi z'amarikeri kubera ko yaramaranye iminsi agahinda kenshi gakabije, Price yatangiye kumva asinze kubera ko yari rikeri ikomeye cyane. Byahutse amaze kuvanga umuti wica muri rikeri yaramaze kunywaho kimwe cya kabiri, hanyuma agahita anywa yari isigaye yose ivanzemo uburozi. Yataye ubwenge abindembe. Diam umwana w'umwami Kuro we na Senari umusirikare wamurindaga bamwuriza muri ambulance bakikijwe n'abasirikare benshi bavanze n'abapolisi. Abaturage nabo bahuriye, abanyamakuru bari gufata amashusho yacaga kuri televiziyo z'igihugu zose hamwe no ku mbuga nkoranyambaga. Umwana w'umwami agaragara mu butabazi. Ntibari bazi uko yamenye ko umukobwa afite gahunda yo kwiyahura kuko bari mu birori bikomeye. Ibwami bari mu birori bose barumiwe babonye ibyo yararimo mu mujyi. Umwami yababwiye ko badakwiriye guhangayika no kubitekerezaho, abasaba kutongera gukoresha amatelefoni yabo bareba ibyabereye mu mujyi kugira ngo bite ku birori byabazanye. Yabumvishije ko biri bwitabweho mu mucyo, abasaba kwisanzura bakaganira ariko batarangarira kuri telefoni zabo. Muri ibyo birori by'ibwami imbere hari imyanya isigaye nta muntu yicayemo. Imyanya ibiri yari y'abahungu be Gorude na Diam, indi ari y'abakobwa yari agiye kuzabashyingira. Yasabye ko ababyinnyi bari aho batangira imbyino zabo bakabyinira imbere y'umuryango bakoze 200 kugira ngo umuhungu we Gorude yinjirane n'umukobwa bari bamugeneye babanyuremo hagati bajya mu byicaro byabo. Baratangiye, abacuranzi bakubita ku ngoma mu buryo bwo guhamagara Gorude n'umukunzi we, hanyuma binjira mu nzu banyura mu babyinnyi bicara ku ntebe zabo nk'uko byari biteganyijwe. Ababyinnyi bahise babajya imbere barabakingiriza bakomeza guhamiriza. Abaraho nabo bari bizihiwe bategereje ibyari bigiye gukurikiraho. Uwari MC yabaye abaganiriza mu gihe abaje bari bazanye ibyo kurya. Bakomeje gutambuka mu bantu bagenda barambika ibyo kurya imbere ya buri muntu ku meza, bakarenzaho n'icyo kunywa buri wese yisabiraga. Nubwo barabaja, uwo munsi bari bambaye neza ku rwego rwo hejuru kuko abashyitsi baraho nabo batari basanzwe. Byari ibyishimo, ari n'inzozi zabo gusangira n'umwami. Imbere hasigaye imyanya ibiri irimo ubusa, abantu bose bazi impamvu iticawemo. Diam akagombye kuba yarahicaye, bari bamubonye ku bitangazamakuru mu mujyi atera umukobwa wari wagerageje kwiyahura. Undi mwanya wari kwicaramo Stella, umukobwa yari yaratoranyijwe nk'uwari kuzamubera umugore mu mezi 2 yari imbere. Wa muje wari ukuriye abandi baja ni ukuvuga Sapphire yari arimo guhereza abantu ibyo kurya abibashyirira ku meza. Kubera ko ari haje abashyitsi bakomeye, yagerageje kwambara neza bishoboka ku buryo yanyuraga mu bantu ntibe bamutandukanye n'abandi bashyitsi bakomeye. Icyakora yari yambaye akarango kuko yari umuja ushinzwe kwita ku meza y'umwami Kuro. Gorude yaramubonye abarangaye ntiyongera kwitegereza Dakari, umukobwa w'umutware w'ubwami bari bicaranye. Yarangariye umuja Sapphire cyane ko yaraherutse kumubwira ko amukunda. Sapphire agahitamo kumuhunga kuko yarabuze icyo asubiza. Gusa nawe mu mutima yumvaga amukunze, ariko nanone yatekereza uko byaba bimeze yakundanye nawe akabona byateza ibibazo mu gihugu cyose. Mu by'ukuri nubwo umwami Kuro yacishaga make, iyo bagafashe umwanzuro wo guhana umuntu yagezaga no ku gihano cy'urupfu. Nta mpuhwe na nke yabishyiragamo iyo yabaga amaze kugufatira ibihano, kandi ikosa ryo gusuzugura umwami cyangwa kumuhangayikisha ryanishwaga urupfu. Umuntu babanzaga kumushyira mu muvure bakamukatisha inkota ku mubiri aho babonye hose, agapfa aryamye mu maraso ye. Ibyo yabitekerejeho aribwira ati nimera Gorude ko dukundana azarakara hanyuma mufata mwinshi. Nzi neza ko no ku mwana we nta mpuhwe yagira, nanjye ubwanjye azamfatanya icane nawe kuko uriya mugabo arinda icyubahiro cye bikomeye. Yakomeje kugaburira abantu ari no gutekereza kuri Gorude. Yarahindukiraga ngo amurebe agasanga nawe atigeze amukuraho ijisho aho kwita kuri Dakari bari bicaranye. Bamaze kurya no kunywa, abaje bandurira ibyari ku meza bajya no kuzana izindi nzoga bari bagiye kuganiriraho. Nibwo ibirori byari bigiye gutangira kuko umwami nta jambo yari yakavuze abakira mu rugo rwe ngo anababwire impamvu ya nyayo nubwo bari bayizi. Kuro yarahagurutse arababwira ati batumirwa b'icyubahiro inshuti zacu bantu beza, mwese mwaje gusangira natwe uyu munsi. Ndongera kubashimira ko mwitabiriye ubutumire bwacu kandi mbaramukije mu izina ry'umuryango wanjye n'ingoma yacu. Uyu munsi ni umunsi w'umunezero udasanzwe. Murabona imbere yacu umuhungu wanjye Gorude yicaye hano n'umwari Dakari. Nta yandi magambo menshi navuga kuri bo uretse kubasubira umugisha. Nimuhagurukire kubashyigikira kuko mu mezi 2 bazubaka urugo rwabo. Ariko ndifuza kugira icyo mvuga ku myanya ibiri iri imbere hayateganyirijwe undi muhungu wanjye Diam n'undi mwari. Mwabonye ko izi ntebe zirimo ubusa kandi nzi ko mwese muzi ko nabona bateguriye ibirori nk'ibi. Ni ukuri Diam yarakeneye guhabwa icyubahiro uyu munsi, agashimirwa nk'umwana wanjye witwaye neza kimwe n'uko biri bikorerwa Gorude. Bombi uko ari babiri guhera mu bwana wabo yabizerwa bigana umwete, yaba amasomo asanzwe n'aya gisirikare kugira ubwo bahabwa n'amapeti akomeye. Ariko mu masaha make ashize habaye ikintu gitunguranye. Diam umuhungu wanjye yakiriye amakuru y'umukobwa wari uri mu kaga, umuturage wacu washakaga kwiyambura ubuzima. Nk'uko mwabyumvise, mwabisomye cyangwa mwabibonye mu bitangazamakuru bitandukanye, ntarababuza gukoresha amatelefone yanyu, yagiye kumutabara ku giti cye atabanje kutubwira, abikora atitaye ku isura ye nk'umwana w'umwami cyangwa ku mwanya arafite hano uyu munsi.
Icy'ingenzi ni uko yahisemo guha agaciro ubuzima bw'umuntu umwe, kandi murabizi ko umuturage ari we bukungu bw'ubu bwami. Twishimire ko yamutabaye kugihe atarapfa. Amakuru ndi kwakira ari kuvuga ko uriya mukobwa ari bumere neza. Yifuje gukurikirana ibyo uriya mukobwa akanamenya impamvu yiyahuye. Birashoboka ko biri buze gutinda, ariko ni ikintu cyakoze ku mutima wa buri wese nubwo byabaye mu buryo butateganyijwe. Umukobwa twari twamuteguriye ni hano yari bwicare, ariko twahisemo kumuha umwanya wo kuruhuka akaba agumye mu mwanya wundi twamuteguriye utari uwa hano, kuko azaza imbere yanyu ari kumwe na Diamo. Twasanze ari byiza kumurinda gutambuka imbere y'abantu mu gihe bari bateganyirijwe atari kumwe nawe. Ni icyemezo kirimo ubwenge kuko cyagiweho inama. Mwese murabizi ibyo umwami ahisemo ntibipfuba, kubera ko ibirori mwari mumaze iminsi mubyitegura, kandi umwana wanjye akaba ari amahoro, ari no mu gikorwa cyiza. Nimureke twishimire Gorudu n'umukobwa uzamubera umugore. Yitwa Dakari, nabibabwiye, niwe uzambera umukazana mukuru. Uwo nzashyingira Diamo we nzamubereka ejo. Mwishime munezerwe, ibirori biramara iminsi 3. Uyu munsi tuwuharire Gorudu. Abahungu banjye bombi nahisemo ko bahabwa inshingano ari uko bashinze imiryango. Nyuma y'amezi 2 hazaba ubukwe mwese muzatumirwamo, nyuma yaho bahabwa inshingano. Mu bigaragara yabivuze yishimye, ariko mu mutima wabaye cyane kuko atimvishaga uko umuhungu we yagenda atamubwiye, akagenda ku munsi wo kumushimira nk'umwana witwaye neza, kandi akamugaragaza nk'uwo bari kuzashyingiranwa. Abashyitsi bakomeje ibirori cyane ko bari babatse amatelefoni yabo ngo badakomeza kurangarira amakuru yavaga mu mujyi avuga ibyabaga byose by'uko umwana w'umwami yatabaye umuturage, akamutabarira ku nzu ya Zidane, kandi uwo Zidane akaba ari wari ugiye kuba mwana w'umwami. Umwami kure yahuje amaso na Zidane amucira isiri ngo bahurire hanze babe baganira. Bageze yaramubaza ati, Zidane, niba warebye neza ariya mashusho uriya mukobwa uramuzi? Ari mu baje gukodesha amazu yawe ntiwaba utamuzi. Mfite amakuru y'uko umuhungu wawe mutari ushinzwe iby'abakodesha amazu. Uko biri kose uriya mukobwa yahinjiye abahaye imyirondoro n'ibindi byose mugirana n'amasezerano. Mvuze byinshi kugira ngo nawe ubone aho uhera. Tangira. Zidane yagize ubwoba aratitira. Umwami kurabibona kare aramubaza ati, habaye iki? Uriya mukobwa uramuzi? None ko uhangayitse bigenze bite? Zidane ati, nyagasani, nta ngaruka biri bugere kuri ibi birori. Ati, zihe? Naho turabona ko umukobwa wanjye Stella ari wahisemo ngo azaba umukazana wawe. Umubano wacu wari umaze kuba mwiza, none umuhungu wawe aragutengushye kuko aragiye gutabara umukobwa wo mu nzu zanjye. Ese niyo mpamvu uje kumata ibibazo? Byaramutangaje ati, humura, njye nshaka kwikorera iperereza nkamenya uriya mukobwa uwo ari we, kuko ubu birasa naho ikibazo cyaje mu maboko y'umwami, kandi agomba kugikurikirana neza yitonze. Kandi cyateye uriya mukobwa kwiyahura nikiba cyanditse muri ruriya rupapuro umuhungu wanjye yahakuye, ndavuga mu cyumba cye. Turaza kugikemura kugira ngo n'ubutaha atazabyongera. Icyo ari cyo cyose turi bucyiteho, kuko iyo mpamvu yamuteye kwiyahura iramutse ivuyeho byatuma atongera gutekereza no kubikora. Zidane yagize ubwoba bwinshi abira icyuya, umutima utera vuba cyane agwa hasi kubera ubwoba. Uragira ngo arapfuye. Abasirikare bamugendaga iruhande bahise bamufata bamujyana mu bitaro by'abagaha ibwami bivurirwamo ababagayo bose, guhera ku muja kugera ku mwami nyirizina. Asigaye yibaza impamvu yabyo, atangira gukeka ko byanga bikunda hari aho ahuriye no kwiyahura k'umukobwa wabaga mu nzu ye. Yagize amatsiko, ariko yinjira mu cyumba abandi barimo bari guhabwa ibyo kurya, asubira ku ntebe ye yicara atuje nkaho nta cyabaye. Kandi ubwo muri uwo mugoroba byagaragaraga ko agiye kuvuga ibibazo byinshi. Niko yiyumvaga. Ku rundi ruhande, Price wari wiyahuye akimara kugezwa ku bitaro yakiriwe n'abaganga b'ibanze bo mu gikorwa cyo gutabara indembe. Bahise bakora isuzuma ry'ibanze bamenya ko yahumanyijwe n'uburozi. Bihutishije ibyo kumushyira mu cyumba cyihariye cyo kwitabwaho mu buryo bwihuse, bamushyiraho imashini zimufasha guhumeka, banamuha imiti yo kumuvanamo ingaruka z'ubwo burozi, banamwoza igifu kugira ngo basohore ibyari kumwangiriza batarakererwa. Diamo yasabye ko abanyamakuru bigizwayo avuga ko uri busohora amafoto cyangwa amashusho yo mu bitaro ari buze guhanwa bikomeye. Yifuzaga ko Price yitabwaho mu mutuzo n'uburyo bwiyubashye. Abaganga nabo bari bafite ubwoba, batekereza ko aramutse apfuye bahabwa igihano cy'urupfu kuko yarazanywe n'umwana w'umwami bwe. Byatumye bamwitaho uko bashoboye ngo barebe ko baramira ubuzima bwe. Senari yabajije Diamo ati, none uri butahe cyangwa uraguma iruhande rw'uyu mukobwa? Diamo ati, naho nagenda ngomba kuba nizeye ko hari umuntu wizeye umusigayeho, ariko ndabisaba abaganga bamwiteho banamucunga adakanguka akiyahura. Mu rugo ibirori byarakomeje, ababyinnyi barabyina, bivuga barivuga, bakora n'indi mihango yagendanaga no kwerekana umukazana wari ugiye kuzasezerana n'umuhungu we mukuru. Mu bitaro byageze mu masaha ya nijoro, Diamo ahamagara umudogiteri aramubwira ati, uyu muntu mumukurikirane neza 100%, mukore uko mushoboye kose, nakira mbasezeranyije ishimwe rikomeye. Yasize amubwiye ko nyuma y'umunsi umwe cyangwa 2 ari bugaruka akamureba. Ibwami ho ibirori byari kurangira saa 4 z'ijoro bitewe n'uko umwami yabishakaga. Nta bindi byari byo gutangaza byari bihari, byose yari yabivuze. Kandi nyuma yo kurya no kunywa, umwami nawe akavuga ijambo rye, ntacyo ari kuba giteganyijwe kindi.
Nubwo bari bamaze gutangazwa nk'abagombaga kubana mu mezi abiri, Gorudi na Dakari ntibari bemerewe kuryamana cyangwa kugirana undi mubano w'abashakanye mbere y'uko ubukwe bwabo bwemejwe ku mugaragaro n'amategeko y'ingoma vuba. Iyo gahunda yo kubashyira hamwe mu birori imbere y'abantu byari gutanga icyerekezo cy'umuryango, kubasabira umugisha no gutegurira rubanda icyo bazabona mu minsi iri imbere. Iryo joro nyuma y'ibirori, buri wese mu bari aho yinjiye mu cyumba cye cyamuteganyirijwe kuko ibirori byagombaga kumara iminsi 3. Mu ijoro, Diam na Senari bagarutse ibwami baherekejwe n'ingabo. Diam yandikiye se ubutumwa amusaba imbabazi, aramubwira ati data, nzi neza ko nagutengushye utari ubyiteze. Nifuzaga kuguha icyubahiro nk'uko wari wabiteganyije kandi ndacyiteguye kukiguha. Ibi byose byatangiye ubwo najyaga ku mbuga nkoranyambaga ngasanga uwo mukobwa wapostingaga ko mu cyumweru kimwe aziyahura. Amaze kubikora 5 wapostinga abazi icyo kwiyahuza, aziyahurira, uko yakwiyahura ameze n'ibindi. Abantu bagatanga ibitekerezo bazi ko bwari content yahisemo. Ngiye byatumye ngira amatsiko bituma mukurikirana ngo nzarebe ko icyo cyumweru n'igishira atazabikora. Igihe ngusaba uruhushya rwo kujya mu mujyi niwe nari ngiye kureba. Namusigiye isaha irimo kamera ikajya inyereka ibyo arimo byose. Habura gato ngo ibirori bitangire rero, abasore bamukurikiranaga kuri kamera babonye ko agiye kwiyahura, babimbwiye umutima umpatira kwiruka njya gutabara. Ubu ameze neza, abaganga bemeje ko ari bukire kuko bari kugerageza kumukuramo uburozi yanyweye. Ngarutse mu rugo nicishije bugufi. Nyagasani data, mwami ukomeye, mu cyubahiro cyawe ubabarira umuhungu wawe. Ekuru wari warakaye avuga ko ari bumuhane bikomeye, umutima we warabyakiriye, aramwishimira asaba ko bahura muri iryo joro. Baraye baganira, arushaho kumusobanura uko byatangiye, amwereka n'amashusho yafashe ubwo yiyahuraga. Umwami aramwishimira, amushimira ko yatabaye ubuzima bwe. Gusa we n'umwami bahuriye ku kibazo kimwe. Umwami yaramubwiye ati nyimara kubona ko inzu byabereyemo ari iya Zidane, namuhamagaye ngo mubaze niba uriya mukobwa amuzi. Yahise agwa hasi, ubu ari kwitabwaho mu bitaro bya hano mu Ngoro. Urabitekerezaho iki? Diam ati data, nanjye byari byangoye kubyemera, ariko ibaruwa irushaho gusobanuka neza. Yarakomeje ati ubundi byatangiye bwa mbere mbona amafoto ari kumwe n'uriya Stella wamitiyemo ngo tuzabane. Nanarebye mu yandi yashyizeho mbona asa nk'uwigeze kubana nabo, kuko bifotozanyaga bari ku meza no mu byumba bitandukanye byabo, ahantu undi mushyitsi wese atapfa kugera. Uko biri kose yahemukiwe n'uriya muryango. Ikuru yaramubwiye ati ngaho imibaruwa ye ndebe ibyanditsemo. Yarayimuhaye arasoma, yumva aho bigana, ntiyasobanukirwa neza. Yari yanditse ati marume, kuki wamemukira bene aka kageni? Iyo ureka nkigumira mu itongo rya mama, wenda sinari kuzapfa njegajega. Umwami ukorera azaguhembe bingana n'ibyo nkoreye. Niyahuye kuko nzi neza ko gupfa ari byiza. Upfuye aba aruhutse, ab'isi bagabanya urwango bari bamufitiye. Upfuye araruhuka, agahinda ke kagashira. Nagatinye kwiyahura iyo aba ari umuntu nari kubabaza. N'ubundi nicyo gituma urupfu ruba rubi kuko rubabaza abasigaye. Ariko njye ntawe nzababaza, gupfa nibyo binkwiriye. Mwatumye niyanga, sinkwiriye gukomeza kubaho. Ekuru yarumibabaza umuhungu ati none se hari andi makuru wabashije kubona? Diam ati umukobwa ari muri koma, nakanguka azatangaza byinshi, ariko naketse ko nyirarume ashobora kuba ari data bukwe. Ekuru ati mwana wanjye, nukuri uranshimisha. Wowe na mukuru wawe ntacyo mbashinja. Kuvuga ko uriya ari so bukwe binyeretse ko ari witeguye gushyingiranwa n'uriya mukobwa ubikunze, kandi na Gorudi nuko nubwo ndi kumukemanga. Ariko se urumva bishoboka ko mvugira mu bantu ngo Stella muzabana se ari umuhemu? Byakabaye ejo, ariko ubu birasubitswe. Nyirarume w'uwo mukobwa Price agomba kubanza kumenyekana. Muri iryo joro Gorudi ntiyigeze asinzira. Yarayahangayitse yibaza uko bizagenda ngo yumvishe se ko atigeze akunda Dakari, ko yikundira umuja Sapaya kandi ko ari we yifuza ko bazabana. Sapaya nawe yarayatekereza aho bizarangirira, kuko Gorudi yari yarayamwitegereza mu birori nta kumukuraho ijisho. Nawe yaratangiye kumwimvamo cyane, ariko yakwibuka ko ari umuja akabyikuramo. Umugore wa Zidane yarayahibwa amahangayitse cyane nawe. Umugabo we bagombaga kurarana ntiyaraza aho ari, kandi mu gihe bari kuba bari ibwami ntawe uri wemerewe gukoresha telefone. Mu cyumba cyabo hari uburyo bw'itumanaho bari kubamenyesherezaho gahunda zose. Yatekereje ku byo bakoreye Price byose, atekereje ko bishobora kujya hanze umutima umuvamo. Mu byo bamukoreye Stella we ntiyarazi bijya mbere. Icyo yarazi nuko birukanye Price iwabo, nta kindi yari abiziho. Kuba yari yahisemo kwiyahura we yumvaga ntacyo bimutwaye. Yari yizeye ku bwiza, yizeye ubukire bw'iwabo n'umubano se Zidane yari afitanye n'umwami Kuro. Yakongeraho ko Diam yari yamwishimiye akiyumvamo nk'ugiye kuba umukazana w'umwami. Ubwitabire bwa Diam bwari bwitezwe nk'igice gikomeye cy'umunsi wa mbere, bityo kuba ataragaragaye mu birori bya mbere byahungabanyije gahunda ho gato, ariko Kuro abyitwaramo neza. Ntibyabujije ibirori gukomeza mu muco w'ibwami. Ku mugoroba umwami yari yavuze ijambo, abatumirwa barasangira, haririmbwa indirimbo z'ibisingizo, habaho no kubyina imbyino z'umuco, ndetse hiyongeraho n'iminota yo kunamira ibyagezweho n'umuryango w'ingoma. Imyanya ya Diam na Stella nubwo yari irimo ubusa, abantu bari bizeye ko ku munsi ukurikira bari bube bayicayemo. Amasaha ya nijoro mbere y'uko baryama yasojwe n'ijambo risoza ryavuye ku bayobozi b'inteko y'inama nkuru y'ingoma.
Mu gitondo hari hateganyijwe gahunda z'imbaturamugabo, hari hateguwe amarushanwa y'umuco, imurikabikorwa ry'abanyenganda, hateganyijwe ibiganiro bihuza abavuga rikijyana ndetse no gusangiza abandi inkuru y'ubutwari bw'abahungu b'umwami n'ab'izindi ntwari no kugaruka ku muco w'ingoma. Kuri ayo manywa bari kwirirwa bahugiye muri ibyo. Nuko byagenze kandi bigendana n'uko buri wese yanywaga icyo ashaka. Ariko nanone umugore wa Zidane n'umukobwa we Esther bari bahangayitse bibaza aho ari. Umwami yari yanze kubamenyesha ko yajyanywe mu bitaro. Yari yamusizeho umuntu wagombaga kumuhamagara mu gihe ari kuba akangutse. Mu ijoro Zidane yari yagaruye ubwenge, yakomeza guhangayika. Uwari umurwaje ntiyahita abwira umwami kuko yarakomeje kwipfusha. Gusa ku bw'amahirwe make yashatse gukorora, akomeza kubifunga, ageze aho biranga. Ekura yahise yinjirana mu cyumba na Diyamu. Umwami aramwegera aramubaza ati Price mupfana iki? Nawe adedemanga ati Nyagasani, uriya n'umwishywa wanjye. Umwami ati wamukoreye ibiki? Nawe ati Nyagasani mwami, ntacyo namukoreye, nuko namushyize mu nzu ya wenyine ngo yigenge, yarifuzaga kubana n'abakobwa banjye. Ariko umuryango wabitekerejeho dusanga akwiriye kugenda kuko yaratangiye kuzana umwuka mubi mu muryango. Ekura yarebye ukuntu yasubizanyaga imbaraga nke, aramubwira ati kubera ko uri kugaragara nk'uvuga ibinyoma, nuva muri ibi bitaro uzafungirwa mu nzu mbi ifungirwamo abanyabyaha bakomeye. Ningaruka ntumbwize ukuri ndi bukujyanemo. Zidane yagize ubwo bari kwanga kuvuga ibyo yakoreye Price. Umugoroba warageze basubira mu nzu mberabyombi bajya kuba banywa inzoga zitandukanye. Ibirori nyirizina byari gukomeza mu masaha ya saa moya z'ijoro bikarangira saa 5. Kuri uwo mugoroba habaye iserukiramuco ry'imyambaro gakondo n'igezweho. Abasizi, abavubyi n'abashushanya bagaragaza inganzo zabo nk'umutungo w'umuco. Abari aho banasomeye amateka y'ubwami kuva bwabaho, banerekwa iby'ubwami bwagezeho birimo n'ubushakashatsi. Hanyuma mu gusoza bongera kugarura imbere Gorudi na Dakari, baberekana nk'abari kuzabana ndetse nk'abari kuzaragwa ingoma mu gihe umwami yari kuzaba atakiriho. Yarengeje hati uyu munsi nakaberetse umukobwa uzashyingiranwa n'umuhungu wanjye Diyamu, ariko nahisemo ko bizaba ku munsi w'ejo ari nawo wa nyuma. Mu gitondo ku manywa hari hateganyijwe ibindi bikorwa bitandukanye. Abantu batandukanye bo mu nzego z'icyubahiro, imiryango y'ibwami, ibikomangoma n'abandi bari bafite aho bahuriye n'umuryango w'ingoma bakoranye inama, mu gihe abandi bari bari mu mikino itandukanye yakinirwaga ibwami, harimo n'akarasisi ka gisirikare ko ku rwego rwo hejuru. Gusa kuri ayo manywa Gorudi yahawe umwanya wo kuba ari kumwe n'umukobwa ari kuzamubera mu kazana ngo bapange uko bazajya bahura. Igitangaje nuko bagiye kwicara mu cyumba cyihariye ari bonyine. Gorudi agasaba umurinzi wo kumuzanira umuja Sapaya. Sapaya yaje azi ko bagiye kumutuma ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa. Ahageze Gorudi amusaba ko begera hirya akagira icyo amubwira. Bitaje Dakari, Gorudi amureba mu maso aramubwira ati Sapa, uyu mukobwa Dakari ari gukina mu mwanya wawe. Nsobanukiwe neza ibyo kubana n'umuntu udakunda, nzi neza ko bidatanga amahoro. Nakubwiye ko ngukunda uhita ugenda, ariko none sinifuza ko wongera kugenda utanyumvise. Ugenda umbwiye icyo wantekerejeho. Sapaya yaratetiye ati basi reka nzabigusubiza nyuma y'ibi birori. Gorudi ati oya, nsubiza nonaha. Yamurebye mu maso afite isoni, aramubwira ati nanjye ndagukunda Gorudi, ariko kugukunda ni icyaha, nawe waragikoze urankunda, n'ubundi ntacyo urukundo rwacu rwazatumarira. Gorudi ati urankunda? Bisubiremo nibyo nshaka kumva. Sapaya ati ndagukunda cyane, ninde utakunda umusore mwiza nkawe, uzi ubwenge nkawe, kandi ukomoka mu muryango ukomeye nkawe, ariko se kugukunda byamarira iki? Gorudi ati niba koko ukomeje nyemerera ngo uhobere ubundi ubimparire. Yaramwegereye aramuhobera. Gorudi amusoma ku kiganza aramubwira ati ngo ayisezerano ko urukundo rutazapfa ubusa. Yakomeje kugira ubwoba aramwiyaka aragenda. Gorudi asubira kwicara iruhande rwa Dakari nta jambo amuvugisha. Uwo munsi Diyamu yasabye umwami ko yajya gusura Price mu bitaro akareba uko amerewe. Umwami aramubuza. Yaramubwiye ati uretse hano hari abakobwa 10 nari narateganyije ko nzakuramo umwe. Ubundi nari narateganyije abakobwa 10 ko umwe ari uzakubera umugeni, ariko ubu ngubu hasigaye 9 kuko Esther yamaze gukurwamo. Bose ni beza ku masura kandi bakomoka mu miryango ikomeye. Ngiye kugushakira undi kuko Esther nta kibaye uwawe. Zidane ashobora kuba afite icyaha gikomeye, kandi ubwo yagikoreye uriya mukobwa ukaba nawe warabyinjiyemo, byanga bikunda cyazamenyekana kikadushyiraho umugayo. Kubw'ibyo umukobwa we ntagikwiriye kumbera umukazana na gato mu gihe umuryango wabo ukekwaho ubugome. Diyamu ntacyo ari kurenzaho, yari yarakuze abizi ko azamuhitiramo umukobwa bazabana nk'uko byagendaga mu bwami kuva bwabaho, kandi nawe nta mukobwa yari yarigezaho umwanya ngo bakundane kuko arazi amategeko yamugengaga kandi akayubaha. Umwami n'abakuru b'ingoma bafashe icyemezo cyo gusimbuza Esther undi mukobwa kuko byagaragaye ko umuryango wari wo wagize uruhare mu makuba Price yagize yamuteye kugerageza kwiyahura. Kugira ngo ibirori bidatakaza umurongo, umwami yemeje ko Diyamu arerekanwa ari kumwe n'undi mukobwa bahisemo witwaga Iraniya, umukobwa w'umuryango w'abagabekazi b'inshuti z'ingoma. Ku mugoroba mu birori bisoza, Gorudi na Dakari bagarutse imbere bambaye imyenda y'ikirenga yenda kuba umweru, bikaba byari bisobanuye ubusugire bw'umuryango. Diyamu na Iraniya nabo bashyizwe ahagaragara batambuka bacanye amatara y'icyubahiro, igikorwa kitari cyarigeze kiba mbere.
Ibirori byazojwe n'igikorwa cyo gushyira igicaniro cy'umugisha hanze ku ngoro, aho buri umwe muri abo bane Gorudi, Dakari, Diamu na Irania bashyize ibuye ry'isezerano ririho amagambo atandukanye. Gorudi yashyizeho ibuye ryanditseho ubumwe, Dakari ashyiraho iryanditseho umuryango, Diamu ashyiraho iryanditseho umutima, Irania ashyiraho iryanditseho urumuri, hanyuma buri wese ajya kuryama. Mu gitondo cya kare abashyitsi babyutse basubira mu ngo zabo. Umuryango wa Zidane watashye ubabajwe n'ibintu bibiri. Umukobwa wabo Stella yari yabenzwe, yasimbujwe undi mukobwa. Umugore wa Zidane yari afite ubwoba, yibaza niba koko ibyo bakoze byamenyekanye. Stella, basaza be na murumuna we ntibari bazi impamvu yerekanwe undi mukobwa, kandi ntibari kubona uko babaza umwami icyabiteye. Stella yatashye arira, akarushaho guhogora iyo yabaga atekereje ukuntu umuryango wose wari uhangayikishijwe n'aho Sally. Kuva umwami yamusaba ko bajya hanze kuganira ntiyagarutse, nta nubwo bari bazi aho aherereye. Inkuru zari nyinshi, mu binyamakuru baranditse byinshi bisobanura uko Price yatangiye apostinga avuga ko ashaka kwiyahura. Bongeye gupostinga ibyo yagiye apostinga mu minsi itandukanye. Ku munsi wa mbere yatangiye avuga ngo nshaka kwiyahura. Nimumbwire ngo nafashe umwanzuro mubi cyangwa ngo mumbaze impamvu, ahubwo nimumbwire niba mwebwe mwari mwagera ku rwego rwo kwifuza kwiyahura. Ku munsi wa kabiri ho yari yarapostinze ku mbuga nkoranyambaga ze zose ati nimumbwire uko mwabyakira umuntu wanyu yiyahuye niba byarabayeho. Ku munsi wa gatatu ari nako yarakomeje kubara iminsi akuraho umwe, yaranditse ati none ariko manywa na nijoro nihe saa nziza yo kwiyahuriraho. Ku munsi wa kane arongera ati ikibazo cy'uyu munsi kiragira kiti ari ukwiyahurira mu rugo no kwiyahurira ahandi hantu, ikiza ni ikihe? Ntiyahwemye gupostinga avuga ko ari hafi kwiyahura. Ku munsi wakurikiyeho arengejeho ikibazo cy'umunsi ati none se kwiyahura wambaye imyenda no kwiyahura wambaye ubusa, ikiza ni ikihe? Ku munsi wa gatandatu ubwo yarabajije ati kwinaga muri pisine ndende ukemera kwicwa n'amazi, kwishyira mu mugozi, kwitera icyuma cyangwa kunywa uburozi, mpitamo iki? Ku munsi wa karindwi wo kwiyahuriraho yari yasabye ko bamubwira amagambo meza nk'umuntu wari ugiye gupfa. Abanyamakuru basesenguraga bavuga ko ashobora kuba yaratewe agahinda n'ibyo yakorewe na Zidane n'umuryango we, kuko ngo mbere yapostingaga amafoto yifotozanyije nabo, nyuma yagakurikizaho amagambo y'amaganya, agakurikizaho amafoto agaragaza akazi yaratangiye gukora ko muri salo, bikarangira agezeho postinga ko agiye kwiyahura. Nubwo nta makuru ahagije bari bafite, Zidane bakomeje kumushyira mu majwi. Noneho Diamu yemerewe kujya kumusura mu bitaro, ndetse anabwira umwami ko bibaye ngombwa yaharara ariko akava umukobwa amusobanurira neza icyamuteye kugerageza kwiyahura. Price bakimugeza mu bitaro babanje kumugarura ku murongo kuko yari yagiye muri koma, yatakaje ubwenge amasaha menshi, ndetse bagerageza kumushyiraho ibimufasha guhumeka n'ubundi bufasha bwose bw'ibanze. Abaganga bamwitayeho umunsi ku wundi, bagenzura uko umubiri we wakira uburozi, banakurikirana ibimenyetso by'uko ubwonko bwe bugenda busubira ku murongo. Price amaze umunsi umwe mu bitaro yahise akanguka, yitabwaho n'abaganga. Ntiyarazi ko umuhungu w'umwami ari wamutabaye, kuko akimara kunywa inzoga ivanzemo uburozi yahise ata ubwenge. Umuganga wari umurwaje yamusobanuriye byose, amubwira uko Diamu ari wamutabaye, iyo bamwereka n'amashusho y'uko byari byifashe. Yamubajije icyamuteye kwiyahura. Price aramubwira ati mbere yuko mutsezera hano mu bitaro nzabibabwira, ubu sinabona imbaraga zo kubivuga. Kuri uwo munsi mu gihe bari bakiganira, umugore wa Zidane yahise aza kumureba mu bitaro. Yahageze asanga Price ari kuganira na muganga bahuje urugwiro. Uwo mugore bari bamuzi kandi bamwubaha banamutinya, ku buryo ahageze muganga akaba agiye ku ruhande ngo aganire na Price. Uwo mugore yarazi neza ko ubugome bamukorera bwo bwatumye ashaka kwiyahura. Yaje kumutakambira ngo atagira icyo abwira umuhungu w'umwami, amusezeranya ko nabika ibanga azamugurira imodoka kandi bakamugurira inzu nziza mu nkengero z'umujyi aho kugira ngo abavemo. Nawe yikirizaga amwereka ko ari bubikore. Yasize amwongora anamutera ubwoba ati nibibeshye ukabimubwira ntuzamaraho kabiri, ibyo twagukoreye byaba ari byiza ugereranyije n'ibyo tuzagukorera. Akiri aho mu bitaro, Diamu nawe yarinjiye amubonye amukwepera mu yindi nzira. Diamu yari yaje kureba uko amerewe kuko amusize atabasha kuvuga, aje no kumwibariza impamvu nyamukuru yatumye agerageza kwiyahura, akanamuha ibisobanuro kuri urwo rupapuro yari yatoye mu nzu ye. Yifuzaga kuganira nawe birambuye, akamwigiraho inshuti, ku buryo ari kumwisanzura akamubwira byinshi byari bimubabaje byose, akanamubaza isano y'ukuri afitanye na Zidane naho byari bihuriye no kwiyahura kwe. Diamu yinjiye aherekejwe n'abasirikare babiri barimo Senari. Bageze ku muryango barahagarara, winjira mu cyumba. Yasanze umukobwa yigutse ari kureba hejuru, akimubona umutima umuvamo kubera ubwoba bwinshi. Kuva yavuka nibwo bwa mbere yarabonye umwana w'umwami amaso ku maso. Umuganga yari yagerageje kumusobanurira uko yamutabaye, ariko we ntabyumve. Kumubona imbona nkubone byamuteye ubwoba buri uko yifata. Diamu arabibona ko amubonye kubyakira bikamugora. Yaramubwiye ati wigira ubwoba Price, ndi umuntu usanzwe nkawe, ni nanjye wakundaga kugusubiza mu butumwa postinga ngo uvuga ko ushaka kwiyahura, kandi rimwe na rimwe wajya gunsubiza, urumva ko tuziranye rero. Yamubwiye izina yari yise ari naryo akoresha agatera komenti. Price aho kwisanzura arushaho kugira ubwoba kuko atibwiraga ko umwana w'umwami yamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo muganga yari yamubwiye byose, iby'uko yamenye ibyo kwiyahura ko ntiyigeze abimubwira, cyane ko nawe atarabizi. Price akomeje kugaragaza ubwoba. Diamu ati Price, kuki ukomeje gutinya? Humura ndakumva kandi nzakomeza kukumva, yewe nta n'icyo ndi bugutware, ntabwo nzaguhana kuko wagerageje kwiyahura,
wasanga ikibazo cyawe cyumvikana kurushaho. Ihangane umvugisha umbwire nuko umerewe. Humura ndakumva kandi nzakomeza kukumva. Ntugire ubwoba ngo utinye yuko nzaguhanira kuko wagerageje kwiyahura. Birashoboka ko iyo ari njye mba nariyahuye kera iyo ngira ikibazo nk'icyo wagize. Humura rero ndakumva. Ihangane umvugishe umbwire uko umerewe. Nawe ati Nyagasani mumbabarire kubw'ibyo nakoze, byari byarandenze. Diama ati bibaho ko umuntu atekereza nk'uko watekereje, kandi njye nk'uko nabikubwiye ndamutse ntekereje nk'uko watekereje ndashoboraga kwiyahura mbere y'uko wowe wiyahuye. Si wowe wa mbere wari ubikoze. Kwiyahura bikorwa na benshi ariko impamvu zabo ziba zitandukanye. Ihangane umbwire iyawe kandi unyizere. Nifuza kugufasha kugaruka mu buzima bwishimye nk'uko byahoze kuri posti zawe za mbere. Iyi mpamvu yatumye utekereza kwiyahura turi buyirwanye tuyitsinde. Yagize ikinigararira aramubwira ati ntabwo bizigera bibaho, sinzigera nongera kumera nka kera. Diama utaruzi impamvu aramubwira ati humura ndabizi uzongera umere neza, uzasubira nk'uko wahoze, ube muzima kurushaho, ube mwiza cyane kurenza uko wari umeze kandi wongere kwishima. Njye ubwanjye ndabigusezeranyije nta kizantangira. Price yaregutse aratinyuka none hamureba mu maso aramubwira ati nubwo bwose wabikora ntiwansubiza impyiko bankuyemo. Diama atunguwe cyane ati niba bagukuyemo impyiko ntumbwire ko ari by'umuryango wa Zidane wagukoreye. Price numvise nabi cyangwa mbabarira unsobanurire. Price nawe byaramucanze ukuntu yarashidutse avuyemo umugore wa Zidane kandi yari yamwihanangirije. Umutima waramuri ibitekerezo bimubana byinshi abura icyo avuga n'icyo areka. Uwamubazaga yari umwana w'umwami ndetse wanamutabaye. Uri wamubujije kubivuga yari umugore w'umugabo wari ukomeye cyane mu mujyi. Yari yamuteye ubwoba amubwira ko yazamwica n'ibirenga akanwa ke kandi kuko ari no kubikora. Ikibazo kindi yibazaga naho yari kuzerekeza nyuma yo kuva mu bitaro mu gihe ari kuba bareze kandi yarabaga mu nzu zabo. Ikindi akibaza niba hari icyo ubuyobozi bwari kubikoraho. Aho byari bigeze ku ruhande rwa Gorodi ibyo kuzabana na Dakari yaratangiye kubishyira ku ruhande kandi haburaga iminsi mike bombi bagashyingirwa. Sapa yari yamubwiye ko amukunda nawe amusezeranya ko urukundo rwabo rutazapfa ubusa. Ese Zidane wari ukiri ibwami azarekurwa gutyo gusa ukuri nikumenyekana? Ekuro namenya byose azamukorera iki? Impyiko bakuye muri Price bagahita bamwirukana mu rugo rwabo bayikojeje iki? Kandi se bizagenda bite nyuma yaho? Dusoje igice cya kabiri cy'iyi nkuru yacu. Mu gikurikira biragenda birushaho gusobanuka neza. Ntucikwe, ukomeze utube hafi, ukuri subscribe niba ari ubwa mbere tubanye.